mbere utari washaka uri umukobwa wenda waratekerezaga ukavuga uti hari imbogamizi z'uko ntabona umugabo? Ntabwo ibyo bintu byabura, byambayeho nimara guhuma, urumva ibyo byahise binyiremamo cyane. Ni ukuvuga ngo nimara guhuma nahise ntekereza nati se ko muye n'uburwayi nk'ubu, noneho nzabigenza gute? Se ninde n'uwe mugabo uzanyemera ntareba? Umva byahise nyine binzamo, numva ko nzabana n'umuntu uri, ariko nabwo iyo namubona ntawe ureba nari gushaka. Mu rugendo rwanyu rwo gukundana, nimba hari ibicanege mwahuye nabyo, ntabyo mujya mutekereza ubu mubana mukumva mwongeye gukomereka? Icyambere ni ukuba umuntu atabona. Iyo utabona nyine ari byinshi uba utekereza ati yaba narebaga ntakagiye gusaba akazi hariya, ariko nyine icyo kintu kitakiguca intege, ariko bitewe n'uburyo wiyakiriyemo ukahita wumva nta kibazo, buri Imana ifite ubundi impamvu yabiteye. Icyo gihe nyine bihita bigaruka vuba. Ikindi gica umuntu intege ni ukuba umuntu yagenda akahita ngo uzi ko wose ari impumyi, ngo harana ni impumyi. Icyo gihe natwe gashobora kudukomeretsa. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni Be Kind TV, ndi Albert Niyonsa kuri screen izanyu. Mwamaze kubona abantu tugiye kuganira, ni couple n'umugore n'umugabo. Kuri kamera ndi kumwe na Kwizera n'uramfasha kugira ngo amashusho abageraho gatanu kuri gatanu. Kwizera umeze neza? Umupagane. Tubaye ikaze kuri Be Kind TV. Yego murakoze cyane. Murashima Imana cyane. Urukumva kunura umupagane abatanje. Hanyuma rero ushobora kuba ubabonye bwa mbere, ariko utabonye bwa mbere, uyu turi kumwe yitwa Jado, ari kumwe n'umugore wiwe. Jado rero mwamenye cyane, no umusore ufite impano yo gushushanya cyane, ngira ngo mwagiye muri kubona ibihangano bimwe na bimwe yagiye ashushanya zinakomeye. Hano twagiye turi ni iwe, turi kuganira iwe, ari kumwe na madamu we kabisa. Twifuje kumenya nyuma y'urugo bimeze bite. Ngira ngo murabona ko twasanze umudamu ari hafi kuduha igikomeje ubundi, abandi ibintu biza bimeze neza. Jado umeze neza nyuma y'ubukwe, gahunda zimeze zite mu rugo? Ntabwo biba byoroshye, ariko turashima Imana. Buriya iyo Imana igukoreye, uravuga ngo umugore mwiza ni nk'ijuru rito, nk'ijuru rito rero, kandi bakagira bati umuhabwa n'Uwiteka, umuhabwa n'Imana. Rero Imana yaguhaye gutunga umugore, ibifite n'uburyo muzabaho. Ndakeka ko ntabwo Imana yaguha inshingano idafite n'uburyo zabizagendamo. So rero nawe turashima Imana cyane. Nyuma y'ubukwe tumeze neza. Yego, nyuma y'ubukwe tumeze neza. Madame nawe umeze neza nyuma y'ubukwe, cyangwa ni Jado byiyumvamo gusa we ntago ari uko bimeze? Ni gake. Ni gake. Ni gake cyane. Ni gake kutabaganira na madamu ngo mujye muri mudimu. Tuba twaganiriye, ariko buriya nk'umubyeyi nk'uko wabivuze ugiye gutanga igikoma, aba afite ibintu byinshi, aba yibaza se umwana ugiye kuza ntareba bizagenda gute. waba yitekereza ibintu byinshi, ntago nabimenya. Njye nkurikirana inshingano zanjye nk'umugabo, ndumva ko ari uko nguko. Yes, reka mbabwire ko rero uyu turi kumwe Jado ndetse n'umugore we bombi babana bafite ubumuga bwo kutabona, ariko Jado ari kutubwira utubiteke yapanze akaguha inshingano, afite n'ubundi buryo bizagendamo kugira ngo zigende neza. Twifuje rero kubasura mu rugo tumenye gahunda uko zimeze, izo nshingano nimba kabisa ziri kugenda neza. Jado ari kubona ibi bimufashamo. Nabonye mwaramukunze muri benshi bitewe n'ibihangano akora. Nabonye abantu benshi mwari bayatese bino bintu abikora ate atareba, niko mwabivuze, nibyo wakwibajije nanjye narabyibajije birumvikana. Jado karame, muri niwe turaganira cyane rero. Yego, ukigera mu rugo hari uko watekerezaga urugo, hari n'uko warusanze. Ugeze mu rugo ni ibihe bintu wasanze bitandukanye n'uko watekerezaga urugo?
ni byinshi urumva wabaga mu rugo iwanyu icya mbere ntabwo gukodesha byari birimo ukiba iwanyu ariko ubu ngubu uri kumenya yuko ugomba buri kwezi gutanga amafaranga y'inzu icya kabiri wararaga wenyine ariko buri kurara n'undi muntu icya gatatu isabune wayikuragayo iwanyu mama akayigura ariko ubu ngubu buri kimwe korogate umunyu igitunguru isabune ikibiriti byose biba ari ibyawe uba ugomba kubimenya ko bigomba kuboneka so rero urumva mu busore ibyo ntabwo ubyitaho cyane niyo utakwiborose uragenda uba uvuga ati naribi ntago nawe uri bunseke ariko ubu ngubu kubera ko ufite urugo uba ugomba byose kubimenya nutiborosa ariko aho undi mwararanye wari bukeneye kwiborosa urumva rero ni ibintu byinshi bigoye hakubitiraho ko unafite n'ubumuga bwo kutabona ntabwo biba byoroshye pe yego bitewe bwo kutabona ntabwo biba byoroshye ndaza kubigarukaho mu kandi kanya reka mbanze nganire na madamu wawe nawe aduhe ibitekerezo bye anatubwira impamvu yumva atameze neza cyane uko abyifuza impamvu utameze neza uko ubyifuza ni iyi impamvu nameze neza ubu igihe ngezemo kiragoye cyane niyo mpamvu nameze ubu nta mbaraga nyifite yego usanishije nuko ufite ubumuga bwo kutabona n'igihe ugezemo n'ibiki bijya bikubangamira ku bw'izo mpamvu ibimbangamira ni bike cyane kuba nabwo nareba birambangamira ariko ibyo nabwo bitangiye kumvamo ariko mbere ubwo byari bikaze ariko maze kwiyakira hari utuntu twinshi tugenda tumbangamira kuba nakunama nkakubura kuba nakunama nkoza ibyombo akenshi hari ibyo ntashobora gukora nicaye akamenyero kanjye ubwo ibyanjye mbikora nunamye niba ari ugufura nkafura mpagaze nyine ubwo ni ukuvuga ngo mba nafashe ibasi nkayishyira ku gatebe naho kunama birangora urumva ko ibyo bintu ari byo bingora cyane hari utuntu twinshi twaba mu rugo tungora kubera ko nta muntu tuba dufite udufasha ubwo rero tugize imana tukabona udufasha urumva nyine hari icyorohamo yego iyo tugeze mu gisha tukabona udufasha hari ibyoroha wowe urugo uko warutekerezaga mbere utari washaka uri umukobwa wenda waratekerezaga ukavuga uti hari imbogamizi z'uko ntabona umugabo hari igihe rimwe na rimwe nyine kubera turi abantu hari igihe hazamo kwiheba ushobora kwiheba bitewe na kondisiyo urimo z'ubuzima tuvuge n'urugero ku basore twebwe hari igihe uriya kondisiyo urimo ukavuga ati ko nta mafaranga umukobwa hano nzamujyana hehe sibyo iyo ni kondisiyo imwe y'ubuzima ukavuga indi ishobora kubamo ubwo nyine niyo nari ndebye hafi noneho ku mukobwa nawe ashobora kugera kondisiyo ivuga utese ko nanjye nashaka kujya kuba ku musore udafite amafaranga nyine nzabigenza nte noneho rero turareba ku ruhande rwanyu nawe hari igihe watekerezaga ukavuga utese ubu ngubu njyewe nzashakwa nande nzemerwa nande byageze bibaho ibyo bintu ntabwo ibyo bintu byabura byambayeho nimara guhuma urumva ibyo byahise binyiremamo cyane ni ukuvuga ngo nimara guhuma nahise ntekereza nati se ko muye n'uburwayi nk'ubu noneho nzabigenza gute se ninde n'uwe mugabo uzanyemera ntareba ariko naje kugira imana nihurira n'uwo duhuje ikibazo biba ngombwa ko nyine twibanira ariko uruva ko icyo gihe byari bigoye nibaza se ninde uzanyemera ese wanyemera bwo ni iki najya nkora mu rugo rwe ntareba urumva byari bigoye cyane kuko byise se kugira imana iyo uza guhura n'udafite ikibazo nk'icyo ntabwo ari kwemera ko mubana oya ntabwo nari kumwemerera wapi kubera iki wari warikizemo wumvaga utazamwemerera impamvu nahise nishyiramo kubana n'umuntu utareba
nuko nyine naje kugera mu kigo cy'abatabona nyine bikaba ngombwa ko mbana n'abatabona umva byahise nyine binzamo numva ko nzabana n'umuntu uri ariko nabwo iyo namubona ntawe ureba nari gushaka oya ntabwo nari kumushaka pe siyanyibeshye wowe n'iki wageze mu rugo bitewe n'ukuntu watekerezaga urugo nawe uri umukobwa ugasanga bihabanye n'uko watekerezaga urugo kuvuga ngo iyo wageze mu rwawe hari byinshi biba bikureba nawe ubwawe nyiri mu rugo nyiri mu rugo namenyaga utuntu twose umukobwa kenshi ntabwo aba ameze nk'umuhungu umuhungu hari ibiba bitamureba umuhungu iyo ariye akoga nta kindi ahita yifatira akigendera ariko njyewe umukobwa ikintu aba ashinzwe kwikorera amasuku gufura gukoropa mbese we ubwe akimenyera ibyo ku ruhande niyo yaba afite uwo mubyeyi nanone kuba narageze mu rugo mu rwanjye nabonye hari igitandukanye nk'uko waba uri mu rugo ubana n'ababyeyi ubu hano nk'uko yabivuze uba ukeneye iyo sabune korogati uba ukeneye uwo mwenda uba ukeneye kurya ni ibintu byinshi uba ukeneye urumva ko rero bitandukanye n'ibyo mu bukobwa hari inshingano nyinshi nyine ziba zikureba mu rugo rwawe wenda turaza no kubigarukaho turaza kureba uko nyine navuze ntituje kureba uko nyuma yo gushakana bimeze nanivuze ngo tugize umugisha usanzwe rwose uri hafi kuduha ku gikoma ni byiza Imana ibihebwe icyubahiro ariko nyuma y'ibyo bindi hari n'ibindi biba bikenewe mu rugo turi kubivuga ngo isukari isabune taza kureba nyine uko gahunda zimeze ahubwo reka ngaruke inyuma gatoya warumwe uti ntago nzabana n'umuntu rwose tudahuje ikibazo mugeze mu rugo cyangwa se mbere yuko mujya mu rugo ariko ufite izo ntekerezo ntago wumvaga ko hari nk'imbogamizi zabaho bitewe n'uko nk'uko wari uvuze ati iyo tutabonye umuntu udufasha nyine aba ari ikibazo ntago izo mbogamizi wazitekereza uvuga ati nubwo mfite umugambi umeze utyo ariko hari imbogamizi n'izi tubana twese dufite ikibazo kimwe iyo mukiri mu rukundo ntabwo ibyo uba ubyitaho ahubwo ubyitaho nyuma bajya bavuga ngo urukundo ngo rurarangira ku babana rero ntabwo rurangira burundu rurakomeza rukaba ariko kwa kundi mwahuye muteretana mukundana ntabwo ariko muhora urabigeraho bigahinduka birahinduka none z'ubwo bihinduka se umuntu ahita agukunda cyane cyangwa urukundo ruragabanuka so waba uri mu ntekerezo nyinshi umugabo ari gushaka ibitunga umuryango akajya nyine ntikabura ariko urumva ko biba bitakiri nka mbere we mu bw'abatekereza ati ndakura amafaranga ye yo guhaha ndakurayo amafaranga y'inzu ibyo nibyo bimwirema mu mutwe rwa rukundo niyo ruje oya ntabwo ruba ruje ubwo nakubwiye ko ruhoraho ariko ntabwo ruhoraho nka mbere ni ukuba urukundo arushyira hirya akabanza agatekereza ibitunga umuryango bumva rero biba bigoye cyane ntabwo aba bana ariko bahora bakundana igihe cyose oya n'ubu ubwoba bwo gushakara ubwo nishaka umuntu dukundana nzamwibanye nzamugabanyiriza urukundo mbese cyangwa nabarungabanyiriza n'ukuntu bavuga ngo umugore ngo iyo abyaye ngo urukundo ngo niba gukundaga 100% 70 ngihita y'umwana 30 akaba isigara ku mugabo ni ukuvuga ngo njye ntiwankunda nshonje ngo mbyemere oya
kugira ngo nkunde nshonje urwo rukundo warureka ukanshakira ibyo nirira maze ibindi bikazaza nyuma. agerageje gushakisha se agashaka ubibona rwose ko nta katagize. hari igihe Imana, hari igihe abahanzi cyane na Bible hari igihe uvuga ngo kuba Imana yacecetse si uko itakuzi cyangwa itakumva. hari igihe ugerageza pe ukakoresha imbaraga zose uzaba ufite n'intekerezo, ariko nyine turi batw'Imana tugifunze bikanga pe. ubona nawe yashakishije ntako atagize, umva se ubwo impamvu y'urukundo rwagabanuka, kandi ubona ntaho yagukinze, ntako yagize za mbaraga n'undi yakoreshaga akizikoresha. none se ubu urugero niba avuye hano akagenda akajya gushaka amafaranga, ese icyo gihe nibwire ko inzira zose ari kugendamo ariko ari kugenda aririmba ati runaka ndamukunda ntabwo ariko we agenda afite icyo agiye kureba, ahubwo iyo agarutse intumbero ari amafaranga. none z'ubwo ntabwo imirimo ibiri wayifatanya. yaje azanye amafaranga akugaragariza urukundo, ariko ngo yaje ntayakuka inabi. biba bigoye nyine gukundana ntibibura, ariko ibyo gukundana bubiretse ubanza ushake ikizaguteza imbere tu. umva Imana iri hafi ahangaha, Imana itwumva rwose, nigire neza imiryango igihe amafaranga abagabo nukuri bakomeze bakunda abagore babo pe n'abagore babakunde, nukuri Imana ibyumva iri mu ijoro nibigenze neza umuntu wese. Imana ibyumve n'ubwo umugabo udafite amafaranga ntabwo umugore amukunda. buriya nibyo ndanyumva babivuga uko byagenda kose, bihuriyeho n'abantu benshi n'ukuri. abari kudukurikira babyumve, bambabarire bandemere kugira ngo batazanyanga rwose. babonye ibihangano byawe baguha akazi, baguha akazi kugira ngo gahunda zigende neza. hanyuma nk'uko nari kwivuga rero, nyuma y'ubukwe, nyuma yo kubana, bimeze bite hano mu rugo rero? bimeze bite? nkuko twavuga ngo iyo umuntu ashatse urugo nyine abahinduye intekerezo, abahinduye na gahunda. nimba ari ukumbwira uti mbere nabaga mu rugo nakodesha inzu ntarabitekereza, ntagura krogate, ntagura isabune, ari mama ubikora. ariko nyine iyo ushatse ntabwo wasubira iwanyu ngo kubabwira ngo mu mafaranga yo kwishyura inzu, ngo umuceri ndya, byose bijya ku mutwe wawe. hanyuma rero umuntu akibaza, nyuma y'urugo rero, nyuma yo gushyingirwa, urugo bimeze bite? bya bindi nyine nkenerwa mu rugo biboneka neza ku gihe, cyangwa haracyarimo inzitizi? urumva ko dufite ubumuga twese. madamu nta kintu akora usibye wenda imirimo yo mu rugo. muri aka kanya nabwo nta kintu ari gukora gihambaye, kubera afite imbogamizi yo kuba atwite. ariko nyine mu mibereho biba bigoye kubona. ntabwo natera ikiraka ngo njye gukora ikiyedise cyangwa njye gushakisha ahandi. bisaba ko nigomwa nyine umwanya wanjye nkawuta ku gihangano ndi gukora. nabonye akazi, iyo katabonetse bya bindi nabonye nakoze imbere nshobora kubisevinga bikadufasha. ariko mu by'ukuri iyo ufite abantu uba ufite n'amafaranga. tumaze gukorana n'abantu benshi, ibiganiro bitandukanye, hari abantu benshi bamaze kumenya, hari n'abaduha akazi. ariko mu by'ukuri biba bigoye kubona akazi kari bukwishyurira inzu, kari bukugaburire, kari bukwambike, kari buguhe kwideplasa ugiye nk'ahantu se kwa muganga. ntabwo biba byoroshye. hari igihe ubona ayo mafaranga ariko nyirinzu ategereje kumwishyura, icyo gihe ntabwo uzajya kugura umwenda nyirinzu akuri hejuru. ntabwo uzakenera kurya nta kazi ufite. ni ibintu biba bigoye. iyo utajya ku muhanda ngo usabirize, byose nyine ni nyagasani. mu by'ukuri nshima Imana cyane ko incira inzira aho mbona bikomeye, aho bidashobokera abantu, nkabona Imana irabikoze. mu by'ukuri siko mbona akazi kenshi, bitewe n'uko nshobora kubona akazi nkagakora mu kwezi kose bitewe n'ubumuga mfite, kandi nabwo nkora nijoro. biba ari ibintu bigoye.
mbese ndigomwa. Ikindi nta sapoti dufite ya leta ngo babe bagira ikintu badufasha, wenda bavuga ati buri kwezi bari abantu tubageneye uwo muceri se cyangwa se tuzatubishyurira inzu se, nta sapoti n'imwe. Urumva ngerageza gukora cyane nkanagaragaza icyo nshoboye bitewe n'ubumuga mfite, Imana ubundi igaca inzira. Ni muri ubwo buryo tubayemo. Urumva ntabwo byoroshye kubona amafaranga y'inzu, kurya n'ibindi. Hari igihe byari byagorana k'ibyo nkenerwa mu rugo bikagorana ku buryo biboneka n'undi bigoranye, cyangwa se rimwe na rimwe ntibinaboneke cyane rwose. nko mu kwezi kwa 4 twari turi twenyine kabisa no mu nzu, ariko twarageregeje nyine. Urumva twebwe ntabwo tubona, ariko ibintu byacu byose tubikorera mu nzu. Rimwe na rimwe tukabona inshuti, mwabonye ko mwasanze ari umwana mwasanze aza akatwisurira kongera akigendera, kugira ngo nanjye mbashe gukora biriya bintu. Urumva nimba mfite akazi nkaba mfite umuntu uri kudusapotinga amufasha turimo tumwe na tumwe, icyo gihe nanjye mbona uko ndyama nkaruhuka, nkaza kubona umwanya wo gukora ibyo nkora. Ariko iyo adahari ubwo nyine ndemera nkigora, ngafata umwanya wo gukoropa, koza ibyo byombo n'ibindi, and then ngafata n'umwanya wo kujya ku gihangano ngakora. So rero ntabwo biba byoroshye, niyo mpamvu nabwira urubyiruko rutarashaka ko rwakura amaboko mu mufuka bitarakomera. Nibigeraho bikomeye bazicuza ya time bataye. Nanjye ariyo nicuza, umwanya munini njya nicuza. So rero nababwira bakore ahubwo bagifite uwo mwanya bafite. Adama kurebye nayo ntabwo yarazi ko hari ibintu bibi wakoze burya wicuza. Ari ibintu byinshi agiye wicuza, ukabona nk'amafaranga ukayica ubusa, cyangwa se ukabona nk'akazi ukavuga ntukiteho kuko uri umusore karasi nagakora. Rwose. Yo madamu wase yavuze ati mugabo udahahira umugore ntago abona urukundo, ubwo byanze cyangwa wenda yatubeshaga nyine. Story ni nziza kuganira, ariko biba binumvikana. Ntago wazana amapenzi utariye. Nawe se wowe wajya gutereta utariye? Ntago bibaho. Nyine abashaka kugaragaza se byibura se urukundo nyine ruhoraho rukaba ruhari, ariko mu gihe mwabuze ikintu runaka ntago muri bujye mu rukundo, ahubwo mwese muratekereza se iki kintu turagikemura gute. Ariko mushobora kubitekereza none mu rukundo. Ya nyine ntago, ariko ntago ari buvuge ngo sheri ndagukunda ngo ya mafaranga ngo siko ari buva. Uratekereza se ntago uri bujye kuzana nyine ibintu by'urukundo. Urukundo yavugaga ni bya bindi nyine subona nabisobanura gutera. Oya ntago wajya kumwa ngo urankunda kandi ubona nyirinzu ari kugusohora. Ahubwo urabimubwira ati shiri noneho ko nyirinzu mbona yatejemo byatari, turabikora gute, turabigenza gute ko nta mafaranga nahari ko ari make kandi dukeneye n'ejo kurya. Muratangira mutekereze ku icyo kintu. Ntago muri bujye kujyana mu kuvugana urukundo muranasohoka. Dore tuvuge n'urugero, buri wese arakinsubiza ukabyumva. Tuvuge n'urugero, mu rugo biranze, amafaranga arabuze, nyine ukugaragarizanya urukundo hagati yanyu bibaye bikeya. Urukundo utagaburira umugore ntiyahindukira, wenda yari ibiryo ntahage, kuvuga ngo gukora nyine by'abashakanye ntago biba bishoboka. Ubwo tuvuge n'urugero, umugabo nyine akoze uko ashoboye kose, abuza amafaranga, umugore rwa rukundo banze kurumwereka, ukanga kumuhindukirira mu buriri, aguciye inyuma yakoze ikosa, reka maze mubaze umugore. Aho ntacyo mumarira. Rero reka nkubwire uko mbyumva. Buriya umugore mwamuziranye abakuzi nawe umuzi. Mwabonye ibyo bike byange bikunda azabimenya ko ari ibyo bike mwabonye mu bisangire. Nimuba mwabisangiye ku mutima mwiza
n'uburyo muziranyemo ntabwo azanga guhindukira kuko azaba yabibonye. Ariko nimba mubana mubeshyanya muhishanya, wabonaga amafaranga muri cya gihe uyafite ntubimwereke ko uyafite, kaza wayasesaguye wasinze cyangwa wakoze ibindi, icyo gihe nimugera muri cya gihe cyo kuyabura noneho ntabwo icyo gihe yakumva. Ariko mu gihe cya gihe wayabonye akabimenya ko wayabonye, wayabura akabimenya, icyo gihe azabibona nyine ko niho rwa rukundo nyine rugaragarira. Ariko nimubana muhishanya mubeshyanya, nayo ubonye akabibona ko wayabonye ariko wapfushije ubusa utizigamiye, nimujya muri cya gihe muyakeneye azanagutonganya cyane. Urambwira mpindukire cya gihe iyo sevinga ntabwo baba dukemuriye, urambwira ibiki? Ubu we wanahaze, ntabwo azanakwizera ko wowe nawe utariye cyangwa utahaze nk'uko atahaze, yazahora avuga ko uri kubeshya. Ariko naba mubiziranyeho akuzi kutamubeshya, uyabona mukayasangira, ntabwo icyo gihe azabyanga. Niko mbyumva. Ariko iyo mubeshyanya muhishanya, byange bibaho ibyo bintu. Hari n'igihe ayanga guhindukira kandi ibyo bintu bihari, ayo mafaranga hari, imodoka, amayisanse biri mutanakodesha, ariko ahubwo mukarara munarwana. Bibaho. Ariko dukoraho amakuru uburyo twebwe ndetse ko ntarashaka nyine nanjye ntago mba mbizi twigiraho. Oya nayo kubigiraho nyine nabazaga amakuru bisanzwe. Ariko nawe watwigiraho. Nabigiraho ariko twebwe ukuntu tumeze iyo bihari tuba tuzi ko bihari, niyo bidahari tuba tubizi. Icyo gihe rero ntaho umuntu uri burakarira undi, nta muntu ngo nta nubwo nanariye kandi azi ko nawe utariye mwirirwanye, icyo gihe ntago yabivuga. Ariko iyo azi ko utariye nawe atariye, niyo mutariga ntago kuba muryamanye ariko kwita mukora iby'abantu bakuru hoya, ushobora no kuryama mutariye ariko mukipfumbatanira kubera ko mubizi ko ntabihari, nta n'ikintu muri buhindureho, kipfumbatana mukiryamira. Ejo Imana nyine ibona n'umutima wanyu uburyo mwaryamye, nababwiye undi teshawariya wowe menye wanahaze, hoya arabizi ko mwirirwanye, ntabwo ibyo bintu bihari, ariko ejo bizaba bihari wenda. Nuko biba bimeze. Uko byagenda kose ntago turi bubitindeho, byaba ibicantege n'ibiki byose, ariko iyo muri mu rugo muri mu rugendo rwanyu rwo gukundana, nimba hari ibicantege mwahuye nabyo, ntabyo mujya mutekereza mubana mukumva mwongeye gukomereka? Icya mbere ni ukuba umuntu atabona. Iyo utabona nyine ari byinshi uba utekereza ati yaba narebaga ntakagiye gusaba akazi hariya, ariko nyine icyo kintu kitakiguca intege, ariko bitewe n'uburyo wiyakiriyemo ukahita wumva nta kibazo, buri Imana ifite ubundi impamvu yabiteye. Icyo gihe nyine bihita bigaruka vuba. Ikindi gica umuntu intege ni ukuba umuntu yagenda akahita ngo uzi ko wose ari impumyi, ngo hariya ni impumyi. Icyo gihe natwe gashobora kudukomeretsa, kuko arujya gushobora kukuvuga ngo ni impumyi unambaye neza kumurusha, unameze neza kumurusha, ariko atazi nawe ako kantu kagukomerekeje impamvu. nawe ari impumyi. Bruce Melody bamubajije ngese ngo niba hari abafana ngo bagukunda ngo bavuga icyongereza kukurusha n'ukuntu uririmba, nawe Bruce Melody arabati nanjye ariko ibyo ndirimba ntibabiririmba, ntago babyumva nyine. nabo rero ubwo ngubwo abo ngabo bakugira gutyo aba ari impumyi mu buryo bw'isuku, mu buryo bwabo nyine. kumva umuntu ntago yigenera ubuzima, nta n'uwigabira ubuzima, cyangwa se igenero ry'umuntu ntawe uryigenera, ni Nyagasani utugenera ubuzima. Niyo mpamvu akenshi umubiri tutagenga uko ukora, ushobora kuryama muri muzima ariko ejo ukabyuka umubiri wagize izindi mpinduka utabasha no guhindura, nubwo waba ufite amafaranga angana ate, birangira rwose ubanye n'izo mpinduka umubiri wagize, kandi nta kindi wahinduraho. Amafaranga yose watanga bakakubwira bati nta bitabo na bimwe byashobora kuvura iyo ndwara warwaye, kandi ukabana nabyo bikarangira. Umuntu ubikora rero nge niba mwita umuswa sinzi ukuntu nabivuga, ariko ntago namwita umuntu nyine
uri normal reka nkoresha iryo jambo kubera yuko ubuzima ni gatebe gatoki niko bavuga burahinduka ejo ukaba uri umukene ejo ukaba umukire ejo ukaba ufite akaguru ejo ukaba ntako ufite ejo ushobora kuba ufite amaboko ejo bundi ukaba ntayo ufite ubuzima ni uko nguko nyine budutegeka hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye nk'iyo uganiriye na madamu wenda mujya muganira mwembi hajya kubwira ko hari ikintu ashobora kuba yakora wenda habonetse ikintu ubushobozi runaka wumva hari nk'ikintu kimuba mu mutwe wenda yakora cyangwa ntago cyabura buriya ushobora no gushinga ikarito buriya kutabona ni mu mutwe nk'uko wari uri kubivuga umuntu ashaka kubona ko utabona akajyana nta kindi ushoboye ariko ashobora no gucuruza kuba yaba ari kumwe n'undi muntu akaba yacuruza rwose birashoboka hari abantu benshi bacuruza batareba aka kanya bwo ntago nakubwira ngo atekereza iki ariko icyo kintu cyo gucuruza nshobora kuba aragitekereza tujya tuganira ndazi ko yabishobora ariko nyine ubushobozi imbogamizi nakubwiye ko nyine hari igihe mba neguriye kugura ikintu nkafata intego nkavuga ati iki kintu ngiye gukora nikivamo amafaranga nzagikoresha iki ariko bikahita bihurira na wenda ko ayo mafaranga yabonye yararwaye n'inzu no kurya na sitoke ya mafaranga icyo gihe biba bigoye kugira ngo uyakoreshe cya kintu cya nyacyo ariko ndazi neza ko abadukurikiye babonye ibintu nkora bakamfasha nkabona ibikoresho byo kugira ngo mbone amarangi nkore ibihangano byanjye icyo gihe nzabonayo sevinga kiriya gikombe kirangi niba kimwe kigwa 25 amarangi yandi nzere avangwa abahenzi 25 igikombe nande 70 abahenzi amarangi icyo kintu rero nshobora kuba nari nifitiye udukoresho duke nkakora taburo ariko twa dukoresho turashize ese nzakura utundi ko ya mafaranga nakahise ngura utundi dukoresho ahisa agenda nzakura niba mbona ikindi kiraka nzabigenza gute biba bigoye rero kugira ngo ubone ibikoresho ikindi nanjye ndivuza karayesi hari imiti ngura kuri Ardonasi ndayigurira ubu nyigura 60 mbere nayiguraga 200 bagiye bangabanyiriza urumva nabyo buri kwese mba ngomba kubona iyo miti kugira ngo akavizueli mfite ku jisho rimwe nkoresha katagenda ko mba mfite ubwoba ko nako kazagenda se nikagenda noneho ko nkoresha rimwe nabwo nijoro nzabigenza gute umugore wanjye noneho bya bindi tuyavuze hepfo ntago bizaba ubwo urumva ubwoba nanjye ndabuhorana ariyo mpamvu nabwiye abantu bari budukurikire guha akazi rwose bandemereka kabisa umuha akazi babonye ko akora ibintu byiza ushaka kumufasha n'ubundi buryo birashoboka cyane araza kuduha nimero ziwe ariko zideta no kwibagirwa cyangwa tukazitanga nimero yacu ni 0787 7 94 2650 0787 7 94 2650 bariyeho madamu wanjye ni Vuguziga Chantal ariko umamagaye ni ngiye uyitaba tukaba twavugana ukaba wamana ku kazi cyangwa se Imana igeze uko watubonye ukaba hagira icyo dufasha nta kibazo Imana izaca inzira kandi ndabizi neza irashoboye ni ukwiyizera tukanayiringira ibindi bisigaye tukayibiharira ariko bizagenda neza nta kibazo nanjye ndabizi neza hanyuma rero Chantal tugera ku musozo w'ikiganiro nta kintu ujya wumva washimira umugabo wawe n'ubwo wambwiye uti ntago nge ase Jado nagiye kukubaza ubundi we watekerezaga ko wenda wabona n'umuntu umeze nk'uko umeze ntago nge nari nzi ko nashaka usibye n'uwo duhuje n'ureba ntago nabyumvaga ariko nageze mu kigo duhuye kuko ngewe ari ibintu nari narashyize mu mutwe wanjye ndavuga ati umugore wanjye azaba afite iki azaba ameze gutya ibintu bigera kuri 4 ariko nasanze byose abyujuje
ndavuga uyu niwe mugore wanjye. Nubwo atabona nanjye nabona, ariko ndazi neza ko nimba Imana ibyemeye tukazabana tuzanabaho. Mu by'ukuri cya mbere nabonye isuku yewe, yanyitayeho mu kigo atabona nanjye nabona, ariko sinakivuye mu kigo narifurira. Ari umfurira buri kimwe. Icya kabiri Santare yari yanagukunze kera ahubwo ndabyumva. Icya kabiri nabonye uburyo ashobora kuganirizamo abantu. Nawe ndabizi ko wabibonye. Nimba nazana umushyitsi, yaba ari umukecuru aramenya uko amuganiriza, yaba ari umusore aramenya uko amuganiriza, yaba ari umupapa, yaba ari umwana, mbese ingeri zose afite uburyo aganirizamo abantu, kandi uko buri ngeri uko waba umeze kose agutwara nyine uko uri. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu saving. Njyewe hari igihe nabonaga n'amafaranga simenye kuyajera, ariko ubu ntabwo nawe afite veni ngo abure ahita arebamo ibyangombwa dukeneye, azi kuyajera umutungo w'urugo, akaba yamenya kuwujera. Nahise mbona ko ari we mugore wanjye, no kunyitaho, kunganiriza, keya nyinshi. Ndamukunda n'umudamu wanjye. Yego. Wowe wumvaga rwose utazashaka umugore. Imana n'umukozi w'umuhanga rero yarabishoboye, cyangwa se yarabashoboje. Reka twizere ko n'ibindi bisigaye twebwe tubibona nk'ibikomeye imbere yacu, ariko reka tubiharire Nyagasani kugira ngo bizatworohere. Iyo biri mu biganza by'Uwiteka biroroha kurusha kubishyira mu biganza by'abantu cyangwa mu ntekerezo zacu. Yego. Reka nshimire wowe wari ukurikiye Bkind TV, reka nshimire na famille Jado by'umwihariko. Mbabwire ngo ibyiza biri imbere, muzabyare hungu na kobwa, urugo rwanyu ruzaba urugendwa rwose, ntimuzabure icyo kwakiriza abashyitsi. Iyo ngibyo nibyo mbasabiye, kandi Uwiteka uri mu ijuru aratwumva. Murakoze cyane. Ndetse ndagushimiye wowe dukurikiye, kora subscribe kugira gahunda zigende neza, kandi nimba ubonye Jado ukeneye bino bihangano wabonye akora, mu contacte kuri iyo nimero, arabigufashamo neza 5 kuri 5 akugezeho igihangano cyawe. Waza no kukireba ahangaha, ushobora no kuza gusura Jado ahangaha, ushaka kumufasha mu buryo bwo kubona irangi akoresha ahangaha, nta kibazo na kimwe. Uburyo bwose Uwiteka yagushobozamo cyangwa yakweboramo, twebwe uhawe ikaze ahangaha kwa Jado. Reka mbashimire, nari Albert Niyonsaba, nkunda kukubwira ko ugira ineza ayisanga imbere, kandi ngurya ngo ineza yitorwa indi, nta neza igihera. Nuko mbyemera, nuko bizaba bimeze, nta nubwo bizahinduka tu. Nta muntu ujya gukora ikintu cyiza ngo birangire bityo gusa nta nyiturano yacyo abonye. Ndabashimiye cyane, murakoze.